Muvandimwe, ntuzabeshye umuntu urukundo. Niba umuntu rwose umubeshya ko umukunda kandi utamukunda, ahangaha uzaba uri gukora amakosa akomeye cyane. Ahangaha reka wumve iyi nkuru nawe uragira icyo ukuramo. Umusore rero aba akundana n'umukobwa. Umusore amukunda cyane, ariko umukobwa ahora amubeshya, amugaragariza yuko atamukunda. Umusore akora buri kimwe, bagasohokana, bagatembera, bakishima, ariko umukobwa ukabona ko ahari igice kimwe ahandi adahari. Umusore rero umunsi umwe aza gusohokana n'umukobwa, bakajya muri hoteli. Bajya muri hoteli, mu gihe umusore ari kuganira n'umukobwa akabona umukobwa ntahari, ahubwo akabona umukobwa afite undi ari kureba. Umusore biramujya, bikamubabaza ariko agaceceka, kuko ntaba ashaka amahane. Hanyuma rero umusore aza gufata umwanya wo guporopoza umukobwa. Ndamubwira uti, se twatangira umubano bya nyabyo, wanyemera ukambera umukunzi? Umunsi umwe rero umusore ubwo aba yasohokanye n'uwo mukobwa, amuzanira impano nziza cyane. Aba yaragiye akayitekerezaho, akavuga ati iyi mpano izashimisha umukunzi, izashimisha uwo nahisemo, ubundi utisha abandi. Iyo mpano aragenda akayitegura, akaza ifite ibyishimo yuko umukobwa ari buyakire. Aza kuyimuha, yajya kuyimuha umukobwa akayanga. Umusore biramubabaza, abaza impamvu umukobwa iyo mpano atari kuyemera, ariko umukobwa ntacyo amubwira. Umusore abona ko nubwo akunda uwo mukobwa, ariko uwo mukobwa ashobora kuba atabirimo neza. Ariko umusore akomeza kwihangana, akavuga ati kuko njye ndamukunda, reka nkomeze kwihangana, wenda umunsi umwe uzagera, hanyuma rero ibyo ari gutekereza byose bimuvemo, hanyuma atangire ankunde. Gusa umusore aba asanzwe azi ko umukobwa n'ubundi aba afite undi musore batangiye guhararana. Umukobwa akomeza iyo ngeso, hanyuma wa musore we agakomeza n'undi gukunda umukobwa. Umusore najya ahinduka, najya ahindura ingano y'urukundo abamukunda. Umunsi umwe rero umusore abaje kumusura, agasanga umukobwa yasohokanye n'undi musore. Umusore ibyo byose arabibona, bikongera bikamubabaza. Umunsi umwe rero umusore araza agatera ivi imbere y'umukobwa. Hanyuma rero umukobwa yarangiza ati byakunda. Umusore biramubabaza cyane. Muri ako kanya agatungurwa no kubona haparitse imodoka, hakaza undi musore uje gutera ivi. Bamutera ivi imbere wa musore, mbese wa musore isi ikamubana isi mbi. Ibintu biramutungura cyane, akumirwa, ariko agakomeza akihagaraho, akavuga ati kuko mukunda n'ubundi sinatuma ababara, sinatuma ankunda atabishaka. Niba arambeshyaga nuko. Wa musore abona uburyo ki bari kwishima, wa mukobwa akambikwa impeta n'uwo musore wari uparitse imodoka. Wa musore nta kindi ahita yikatira akigendera, akagenda ababaye, mbese agenda afite agahinda, ntacyo gukora afite. Umusore rero agenda akicara ahantu akandika ibaruwa, ariko arimo aranarira, akagira ati iki ni cyo gihe rero cyo kugira ngo njye kure yawe, nari narabikubwiye yuko bishobora kuzaba. Niyo mpamvu nateye ivi, ndavuga nti wanyemerera kuzambera umugore, ariko waramakaniye. Hanyuma rero mbona wakiriye undi. Sinari gutuma ubuzima bwawe bubabara, ahubwo icyo nshaka nuko uhorana ibyishimo. Nubwo ngukunda, ariko sinakubuza uburenganzira bwawe bwo guhitamo uwo wifuza. Umusore yandika urwandiko, yarangiza akarusiga aho ngaho iwabo, dore yuko aba agiye kwimuka akajya mu kindi gihugu kure cyane y'aho ngaho aba yari asanzwe atuye. Wa mukobwa rero atangira umunyenga w'urukundo na wa musore wamuporopoje. Hanyuma rero bagatangira kwishima, ariko nyuma yaho biza kurangira nabi. Aza kubona ko wa musore nawe yamubeshyaga urukundo. Wa musore wamuporopoje uwo mukobwa, wa musore wari aparitse imodoka. Umukobwa aza kubona ko ari kubeshywa cyane, mbese nawe agatangira kubabara mu rukundo. Wa musore abavuga ati icyo nagushakagaho narakibonye, none rero nta kindi nkushakira. Umukobwa atangira kubona ukuntu bari kumuca inyuma. Uwo mukunzi we atangira kumuca inyuma ku kigero cyo hejuru cyane. Umukobwa aza gutekereza, agatekereza urukundo yakunzwe na wa musore. Umukobwa atangira kwitekerezaho, agatangira kwicuza. Imvura ibiri kugwa ari nyinshi, akavuga ati ngomba kuyigendamo. Umukobwa agenda mu mvura nyinshi cyane, hahandi nta n'umuntu n'umwe uba uri muri iyo mvura.
uri kwigendamo. Umukobwa aza kwigendamo yiruka ngo ajye kure wa musore, hanyuma uraba yamusaba imbabazi. Aza kuhagera agasanga urwandiko aho ngaho, urwandiko rwanditseho ya magambo twavuze rujya ruti sinari kukubuza uburenganzira bwawe, nashakaga yuko uporopoza tukaba twajyana ariko byarangiye unyangiye, gusa naragukundaga sinashaka yuko wababara, ngiye kure yawe rero gusa uzagire urukundo ruhire. Umukobwa rero biramubabaza cyane, agatangira kwicuza cyane kuko nawe agifite amahirwe yo kubona n'uwo musore. Umusore bararigendeye akajya mu gihugu cya kure, dore ko yari yarabimubwiye mbere. Isomo ririmo hano hantu my dear friend, niba ufite umuntu ukunda mukunde my dear friend, mukunde. Niba hari umuntu ugukunda, uwo muntu w'agaciro, we mubeshya. Gerageza uburyo ki nawe ugomba kuba umunyakuri. Kubeshya si byiza kuko iyo ubeshye nyuma yaho uricuza. Niba rwose ufite umuntu ugukunda, ni impano ikomeye cyane kuko iyo wabonye ugukunda ibindi byose bigishoboka. Ariko my dear friend, ni bibi cyane kugira umuntu ukubeshya. Nawe uramutse ugize umuntu ukubeshya, urabizi ukuntu biba ari bibi cyane. Niyo mpamvu rero mu gihe ufite amahirwe yo kubona ugukunda bya nyabyo, nawe mukunde bya nyabyo, kuko nutamukunda bya nyabyo uzisanga uri gukunda abatagukunda. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.